ariko namenye ko byari igihe mwamwimbuze waraje ukora icyo wagombaga gukora sokimara inyota sokidakama hahirwa umuntu wakumenye Yesu hahirwa umuntu wakumenye sokimara inyota sokidakama hahirwa umuntu wakumenye Yesu hahirwa umuntu wakumenye twegabo wakuye kure n'amahirwe twari dufite kuko twari dupfuye waratuzuye turi bazima kandi utubikiye n'ubugingo buhoraho sokimara inyota sokidakama hahirwa umuntu wakumenye Yesu hahirwa umuntu wakumenye sokimara inyota sokidakama hahirwa umuntu wakumenye Yesu hahirwa umuntu wakumenye nk'ubu ibintu naringiyemo by'ibirori bisa naho bigiye guhagarara kubera kumva nta morale nta kuntu meza abantu barambujije barambwira bati wisaba barambwiye ngo wigira gute ariko ntabwo bizakunda ntabwo nareka ngo umudamu wanjye apfe icyakabaye kimurengera nzi yuko bishoboka ko byaca no mu nzira zo kubwira abantu ngo nimudufashe nta nzego ntatakambiye cyo koza keretse inzego za leta nta rwego rwa leta rw'igihugu ruragira icyo rumfasha cyangwa ngo rumbwira wenda bitewe nuko ibintu biba bimeze nta muntu nirirwa nsabiriza abaturage ndasaba nirirwa nshima abarundi nirirwa mvuga ko bangiriye neza ariko nta muntu ndabona uko makomeye mu gihugu wenda ngo anambwire ngo pole no kuri telefone natanze nimero umwaka urarangiye ariko nanjye ndi umwenegihugu abantu bakwiye kuntekereza mfite ibibazo ngwaje umuntu urembye umuntu atabonye ubwo buvuzi yapfa kandi nagakwiye gupfa ntaravuze gutakambira abantu nimba hari umuntu basukomeye wo muri leta muzi muzamumbwirire wenda bagire ubundi buryo wenda baduha ubuvuzi wenda banyoroherezemo n'ukwezi koko amezi 10 ararangiye kandi uyu muntu nintamutabariza azampfana ubwo ko nzaba mbafata gute abantu mushinzwe ibintu runaka mwazadusuye no mu rugo mukamenya amakuru mfite umuryango utari muto ndambiwe no guhora nsaba mpabwa utuntu two kundengera gusa rimwe na rimwe hari igihe mara icyumweru nta biraka nta kazi muzi ko turirimba aho kuririmba ni hake cyane hafi ya ntaho nta kindi kintu ntako nagize nagerageje no gukora utundi tuntu tumeze nk'ubucuruzi nta kigenda ubu koko mu bantu munkurikira nta muntu waba uziranye n'umuntu wenda uri mu buyobozi akankorera ubuvugizi ibi bintu by'uburwayi ntabwo wajya kubwira mu kagari akagari nako kaba kaza hari ibyo kakubwira nta muntu ko mu isi turimo y'u Rwanda iyi si y'u Rwanda pani isi yose ubu habuze umuntu w'umugabo cyangwa w'umukire ufite uburyo wananyishyura na dialyse z'amezi 2 ubu mwarayabuze ibi bintu bimaze kongera ahantu numva mbabaye hari igihe nsaba ngashima bampaye 5 1,000 amafaranga rwose utajyana kwa muganga ngagira icyo gufasha umudamu arabibona akabyanga ngo nzabireke kandi ibintu dutunze niyo byose twabitanga nkurikije ukuntu ubu burwayi buhenze n'ubundi byashira hasigara wenda niruka ku musozi ariko nimba hari umuntu nkunda muri iyi minota ntarageza no mu minota 10 bazi nimba ntacyo wama wankoreye ubuvugizi
nimba ntacyo wampa ntacyo ufite nta muntu muziranye nta nzego za leta ibi bintu igihe nabivuge ubu nta muntu w'umuyobozi wabyumvishe wenda ngo abigire ibye amaradiyo yavugije uko ashoboye televiziyo zaravuze ariko indwara ntikira avuga ko gukira mbone ikomera ikintu mbwiye abantu munkurikiye nkoze iki kiganiro mbabaye natekereje cyane buri cyo gukora ariko nanone nta kundi kankomeze ndwane ninanirwa nibura iyi video umuntu uzaba warayibonye azamenye ko nari naratabaje mbere yo kunanirwa ndacyakora uko nshoboye ku mashuri abana barampamagara ubu aba bana bamaze gukura bazabona izi video bibatera ipfunwe ariko niko isi imeze nta kindi nakora nta kindi ngo ndi icyamamare ngo ndi umuntu uzwi kandi ndazwi ariko si ubu umuntu nzi ukwanze azabona aya marira yumve nyine yishimye ariko niko isi imeze nyine ibyago byarangwiriye abantu ntako mutagize ariko hari n'abantereranye kandi bafite uburyo